ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe ni ryiza. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bene data, abo tubana mu mwanya wa niba ture aho uri hose. Ndavugana nawe turi hamwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavugana n'inshuti zanjye abo ho muri hose ku migabane itandukanye y'isi, ibihugu bitandukanye. Ndavugana n'abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana, tubyukiye imbere y'Imana yacu, tubyutse duhimbaza Imana yacu, tubyutse duha Imana yacu icyubahiro, tuvuga ngo uruwera Mana, uruwera, 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 uruwera. Isi n'ijuru biguhe icyubahiro cyawe kuko uragikwiriye, ntawe muzagisangira. Uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose, uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Uruwera, 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 uruwera. Turagushimiye ko watwimanye, tugushimiye ko dukandagije kuri uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana, urabikoze n'ushimwe. Nifatanyije n'abera n'ibizima n'abakuru kuvuga ngo uruwera Mana, uruwera. Nifatanyije na bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo kuvuga ngo uruwera Mana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Cyubahiro cyawe ntawe muzagisangira. Uri Imana y'inyamaboko, uri intwari ku rugamba, uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana ikiranuka muri byose, uri data wa twese mwiza, Imana ikomeye, uri agakinga k'amakuba mwa kino gitondo. Elishadayi, yo Adonai, Erijiboro Sabaoti Nisi Mekideshkemo, Imana ikomeye, Imana yo gushyirwa hejuru, Imana y'inyembabazi nyinshi, Imana yihutira kubabarira ugatinda kurakara. Ubwoko bwawe turi imbere yawe, tubyutse tuvuga ngo uruwera. Nyemerera mwene data ufatanye nanjye guhimbaza Imana no kuyiha icyubahiro mwa kino gitondo. Tubanje Imana, tubanje Imana itubanzirize hose, tugerere hose, itubanzirize mu kazi, tubanzirize mu bucuruzi. Imana nitubanzirize hose hahagarare habe. Imana ihagarare mu miryango yacu, ku bacu no ku byacu. Imana ihabe. Ndakwinginze ngo wiragize Imana, ubanze Imana, nubanze Imana, Imana ibikuberemo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo ntago kigeze kibaho ntikizagaruka ku buzima bwawe. Nyemerera ubanze Imana. Nyemerera rero muri iki gitondo Imana ndinginze ngo ikunezeze, ikuzuza umwuka wera, mwuka wera w'ubwenge, ubuhanga n'ubumenyi, mwuka wera w'imbaraga. Imana igukoresha iby'ubutware mwene data, mwuka wera wo guhamya Imana, mwuka wera wo kwizera. Imana ikugirire neza, imbaraga z'Imana zikuganze, umwuka wera wo kunesha ibyaha, imbaraga z'Imana zikushoboze. Iki gitondo navuze ngo tubanze dusenge, tubanze Imana. Nyemerera rero mwa kino gitondo mwene data wongere wibuke kugira neza ko kw'Imana ku buzima bwawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu yitwa ngo Imana niyo ibizi. Imana niyo izi ejo hawe hazaza. Imana niyo izi uburyo yabigukorera neza. Imana niyo izi uburyo yabikugenzereza. Cyusabwa n'ukuzamura kwizera, cyusabwa n'ukwizera Imana, cyusabwa n'ukwiringira Imana yawe, cyusabwa n'ugutumbira Imana. Imana niyo ibizi. Nyemerera twihute dusome ijambo ry'Imana. Umuhanuzi Yeremiya ibice 15 umurongo wa 15. Titire yanditse iravuga ngo Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Imana ishimwe. Iki gitondo natuye uburinzi bw'Uwiteka Imana ishobora byose ku buzima bwawe, ku byawe no kubawe mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ijambo dutangiye twakira muri uyu munsi nuko hari isezerano Imana yasezeranije Yeremiya. Yamusezeraniye ko izamurinda, yamusezeranyije kumurinda.
iramubwira ngo ngusezeranije uburinzi. Nawe muri iki gitondo ni wowe Yeremiya ubwirwa uyu munsi, akira kurindwa n'Imana, kuko impamvu Imana yemeye kugusezeranya kukurinda nuko iri kwitegereza ikareba igasanga ejo hawe hazaza hari abarimo kugucukurira ibyobo, hari abari kugutega imitego, ariko Uwiteka Imana igusezeranije uburinzi. Imana ishimwe cyane. Reka dusome umurongo wa 15. Handitse ngo ayi Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Yeremiya arimo arataka. Ayi Uwiteka, ni wowe ubizi. Turacyari muri teme yacu yitwa ngo Imana niyo ibizi. Unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Uyu Yeremiya yari ari kuvuga uburyo ki yagiye arenganywa agatukwa, ariko we yaziraga ko ari umukristo, yaziraga ko ari umukozi w'Imana. Ariko wowe nawe birashoboka ko urenganywa ugatukwa kandi uzira ubusa. Reka nkubwire ngo urazira ubusa. Hari n'abakurenganya nta mpamvu. Nawe wataka rero ukamera nka Yeremiya, ugataka ngo ayi Uwiteka, ni wowe ubizi, unyibuke. Ukabwira Imana ngo Mana unyibuke, ukabwira Imana ngo kandi unsure. Yeremiya we yasabye Uwiteka, arabwira Imana ngo nunyibuke kandi usure rwose. Abwira Imana ngo izimusure, izirebe ibye yitegereze, ize Uwiteka ze yitegereza arebe umubabaro. Abwira Uwiteka ngo unyibuke, abwira Uwiteka ngo nyibuka. Nawe iki gitondo bwira Imana yongere ikwibuke, yongere igusure, yongere isura ibyawe, yongere isura abawe, ngo kandi umporere abandenganya. Yeremiya yarasobanukiwe neza yuko iyo Uwiteka aguhoreye, aguhorera neza ntawe arenganya. Iyo aguhoreye ntago yitiranya bakurenganyije. Wowe wagira igihunga, wowe kubw'imibabaro n'ibikomere byinshi wagenda wikanga buri muntu wese, ariko Uwiteka yamanutse aje guhora neza neza aviza kuwakurenganyije. Niyo mpamvu Yeremiya asenze neza, arasenga aravuga ngo Uwiteka nunyibuke, nunyibuke, nunyibuke uyu munsi kandi unsure, nunyibuke kandi umporere kubandenganya. Imana ishimwe, kuko Uwiteka yamwemereye, yamusezeranije rero, yamusezeranije isezerano ryo kumurinda. Niyo mpamvu Yeremiya yari ari kubwira Uwiteka kuriya. Nuko abwira Uwiteka ashize amanga ati nukuri, unyibuke, unyibuke kandi unsure. Imana ishimwe. Hanyuma umurongo wa 29 ngo kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Urumva ko Imana iri kumubwira rya sezerano ryo kumurinda. Imana ishimwe, iramubwiye ngo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kandi ndi kumwe nawe. Imana ishimwe, ngo ngukize kandi nkurokore. Ni ko Uwiteka avuga, nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko yabateye ubwoba. Imana ishimwe. Imana ishimwe, haleluya. Yeremiya yavuze neza ngayo Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi usure. Uwiteka hano asoje kuri uyu murongo avuga neza cyane ijambo ryiza. Aravuze ngo nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko yabateye ubwoba. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka aritegereza akareba amaboko yabateye ubwoba, akareba amaboko y'abanyabyaha aramburirwa kukugirira nabi, ariko Uwiteka Imana
tukubwiye ngo azakurokora kandi azagukiza. Ayo maboko Imana iguha umugisha, Imana igendane nawe, Imana igukize ibiteye ubwoba, Imana ikubundikire iguhishe, Imana ikwimane. Hayi Uwiteka ni wowe ubizi. Ugenda ubwira Imana iryo jambo. Shalomu shalomu, muhahe muronke munezezwe n'Imana. Imana ibagirire neza. Shalom. Izina ryawe ni ryiza